muri rusange rero ninjira neza reka twongere tubifurize ibihe byiza mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza twizere ko mwese mudukurikirana hirya no hino ku isi mukomeje kugenda munyurwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye ajyanye n'imikino birumvikana abagezweho muri aya amasaha ni ikiganiro maze kumenyera ko akenshi mba ntari njye nyine uyu munsi ni kumwe na mugenzi wanjye mwita Alexander abakinnyi muri rusange byabaye mu byabereye muri iyo nama harimo n'uko abaterankunga guturuka y'abikoze imvana muri Kigali itameze itoroshye gatoya gufatanya ari ikoranabuhanga cyangwa se harimo sosiyete ufite ikibazo umusifuzi ari amakosa yakozwe nabo bagiye imodoka azoberera cyo gihari Kigali y'ingazo ariko yabaye ugasanga arahantu ivuye gusa kandi bayikina bamaze kubyumva rero twese kugezaho amakuru y'imikino agezeho muri aya masaha amakuru turubuze guhera muri ekipe ya Rayon Sport birumvikana ekipe ya Sport itwara neza kumenya ikibazo cyamaze guturika hamaze kumenyekana byinshi bitandukanye bituma ekipe ya Sport igenda yitwara ukuntu yanakwitwara neza ugasanga bisa n'ibyagoranye byose byamaze kujya hanze witwa Paul Muvunyi ikibazo cy'abayobora ekipe ya Rayon Sport muri ekipe ya Sport agarutse afite izina rikomeye cyane komite baza kumenya ngo ese ibyo byaturutse amasezerano Adil El Adil biri kubavugaho byacitse ese bimeze bite Adil yaba yarageze muri FIFA ese operasiyo yose imeze ite Adil amaze gutereka hanze ukuri kw'ibyabaye n'andi makuru atandukanye yumvikana turaza kugerageza kuyazenguruka ngerageza kuzaza hagati umusifuzi w'igitekerezo yakoze amabara nkayo Sare Mukansanga aherutse gukorera hariya mu gihugu cya Qatar mu gihugu ibitekerezo byinshi by'abantu aza gukora amabara rero aza gusimbuza abakekaho muri ibintu byabaye abantu benshi baravuga bati ese ni ikosa ry'umusifuzi cyangwa se abagabo tugende byose rero birumvikana benshi bagiye bibaza niba kwakisha reka tubanze twamamazeho gatoya hanyuma duhite dutangira n'ikiganiro cyacu birumvikana kubera ko umwanya dufiteho usa n'aho ari muto amwibutse ko ukeneye interinete yihuta nyaboneka gerageza ukoreshe sumango byose bigenda neza cyane hanyuma enjoying interinete iganira kandi izagufasha kugenda ujyana n'isi igezweho birumvikana niba ukeneye kwiga ururimi utabona mu rurimi rumwe wagana Actions and Languages Driving School bazagufasha kabisa kugenda umenya indimi zirimo igifaransa igishinwa icyongereza ndetse n'ikidage rero wabagane bagufasha mu buryo nawe wifuza minervari ni make cyane bagira ngo ni nk'umuntu ugenda wandika n'ibintu byinshi bitandukanye ni nk'umuntu bwo nahoze mbona nawe ibintu cyangwa se kuba byitwaho cyane bikagera n'aho abantu bagira bagufasha kumenya nk'igishinwa kabisa byacitse muri Kiyovu Sport nabo rero mbeko nicara neza muri contract cyangwa se muri ayo masezerano nahoze mbona abafana b'ikipe ya Sport bibaza impamvu ikipe ya Sport yatsinzwe n'ikipe ya Musanze Football Club ndetse n'ibindi bigenda abivugwamo kugeza ubu rero
Alexandre ku munsi w'ejo ikipe ya Sport ntabwo yitwaye neza ariko amakuru mfite ngo nuko hariya i Musanze naho bashobora kuba hari impamvu nyinshi zigera muri eshatu zatumye ikipe itsinda iya mbere ekipe ya Rayon Sport ngo yageze i Musanze mu masaha mabi cyane nyuma igihe yakoreye imyitozo byonyine ngo ni igihe ekipe wundi ugiye kubara amasaha yakoze imyitozo n'amasaha ikiriho umupira bisa naho ngo bihabanye cyane nabyo bavuga ko yagiye gukina match isa n'iyanaga bavuga bati ikipe ya Sport igiye gukina match isa n'iyanaga ariko abantu bakibaza ikipe ya Sport yahuye abibereye hano n'icyo atarashaka kugaragaza ndetse n'umukite yajyanye no kusaka ati burya byatewe n'ishomba kuzatwara n'umuriro uyu mwaka watangiye gututu ariko benshi numvaga bavuga ngo ni impamvu rimwe kuba abakinnyi bari bananiwe ntabwo bize bajya kare mu bitegura match neza bitabaye nk'amakosa ariko numvise bavuga ko washaririye abayovu umutoza numvise batamwishimiye cyane mu buzima gamaranye cyane Dr. Gashori bwayo ku ntebe hari ibibazo abantu benshi bagenda bandika n'ibintu byinshi bitandukanye no Gedeon Kamenge ati kirangira yahise abwitangaza byo nta mutoza ufite icyo cyo Sport ibintu byabaye aya makipe afite amazina byose Kiyovu Sport Rayon Sport nahoze mbona hari akantu kabaza gacicikana kandi kanditswe usanzwe n'ubundi ari ubuzima bukomeye bwiza BNB ashobora kuturashana cyane umurinzi wacu bose ugiye kuduhereza updates z'aya mahari cyangwa Kiyovu Sport ati breaking news ati perezida wa Kiyovu abwiye umutoza ngo mu gitondo ngaze hari ibaruwa bashidikanyijeho ndetse batangiye gatubaza muri Rayon Sport naho umutoza ndashobora kuba akaza kuhambirizwa ntabwo kizerwa neza uburyo bwitwara ibyo byo ntabwo wahita ubikora mbere y'umukino wa mbere Sport ashaka ziba zigatungurana ntabwo ari ibintu gasogi iri mu cyiciro cya kane buri makipe y'icyo cyane ubwo nyine agiye mu genda abakadira amakipe bashyira mu cyakanga gasogi ariko n'ibyo kugira umwanya ugifata ikiyo kwifata nk'ari fubure se agene gasogi ni ikipe ikomeye buriya nubwo tuyigira urabona rwose abantu kuri social media basaze kuko ntabwo basoza shampiyona bari ntibishoboka nicyo kibazo nyine cyo hagati y'umutoza ashoboye nicyo kibazo nyine ikipe nk'iri gukina ntabwo wasohoka shampiyona uriya ni byinshi umukino ndibaza ahubwo shampiyona noze mbona kuri social media abantu basizwe udafana Musanze utazi by'umupira yitwa umwe niminze n'ibyo tunyura amajwi umwe yaje gusubira perezida ko yabikoreshe utazi Musanze rwose utazi udafana Musanze kwinjira muri stade ya Kigali cyangwa imbere cyose Rwarutabura arabyuka ntabwo byoroshye kwerekana ko utagezwe nuko ibitusiganze y'u Rwanda kipe nka Kiyovu imyitozo cy'umweru Gasogi United maze iminsi yobereje bashidikanyijeho bamwe inama yakozwe kuwa mbere kuri stade ya Kigali dukurikiye abihugiye n'imyitozo nyuma y'imyitozo perezida yavuganye n'abakinnyi n'umutoza Rono kuwa mbere za tariki ya 26 gushyeze neza mu kipe akomeje Kiyovu icyo gihe
y'umutoza hari imyitozo ya nyuma y'imyitozo ya nyuma y'ubuyobozi bwafashe icyemezo cyifashishwa mu kuzamura abasizwemo y'u Rwanda cyumvikanye maze nta rugero izamutoza kandi aheruka no kwitwara neza agatahana amazamu na mugenzi yagize komite twumvikanye ko uzatiriza sekisaho komoka muri Uganda gikomeye cyane agafatanya biganirije n'umutoza arabyemera ariko siko turangire mugenewe mukore ku ingenzo.com yo place apel tunayigarukaho twamaze kubona amakuru nyayo twikuriye n'imbere kuko ntabwo ari kuvugira ibintu nk'ibi avuze ibintu byose ukabona ko rwose biteye mu ruko aho ngaho n'uyu yavuganiwe gusa ibintu bikomeye cyane banditse yakoze iminota myinshi banditse ibintu my friend atangaza ko perezida ibyo batumvikanye umutoza urakomeye ho buranga azicyuta kujera vesti uriya uramukuru neza wose uriya mutoza ngo nyamushi igitego cya mbere ariko mazura n'ekipe afite uzi ko ararenze mazura n'ekipe afite uzi ko ngiye umwaka ushize baravuga bajya kumunyamakuru nzabona ni apel nta hantu izagera nta kintu izakora ahubwo ndabona igikombe cy'isubizo reba none se reba ibintu bavuze ikintu ngenderaho ni kimwe reba ibintu bavuze urabona ko ibyo yakuze amakipe ibyo yakuze ikipe ya apel ishobora yakoze n'ibintu kaz'abakinnyi ariko amakipe yose abanyamahanga yaraguze Rasport yarabuzemo ifite ba Paul ifite bane ariko ukibaza ikipe igenda igahagama ikipe ya Sport neza mu kipe ikazi kabikushwa mu manota agera ikipe ya mbere uzi ko ni match imwe ibahuza ni match imwe ibahuza vuze bikabirarangira ubwo naje kubona ikipe ishaka gutwara iki gikombe cy'isubizo murebe neza kuko amakipe arajenjetse bro oya reka tujye tuvuga ibintu turi kubibona ntabwo nyine nicyo ndi kubwira ntabwo kumva ikibazo cy'ubwenge kuko ngo shaka tujye gutangira abantu baravuga bati gakomeye gasubira twabonye umwaka hanyuma tukabona amakipe nka Rayon Sport tukana amakipe y'Ibiza ariko ubona yo munyamakuru Regis namwumvi aravuga ati iyo byamuteye nta kibazo umwanya wa hafi sawa avugana na perezida none ndimo ndabona ishobora gutwara igikombe iracyisubiza tware igikombe cya shampiyona ariko ifata abanyarwanda beza ikabaterekamo uyu mwaka ntabyo yakoze tikagira ikibazo kibavuga uyu mwaka ntabyo yakoze gitwara ahantu impamvu umuntu ashaka kuvuga ati aya makipe nakomeza kujenjeka ikipe aracyisubiza icyo mubwira banza urebe nk'ikipe batangiye bavuga ngo izagira icya urutonde turaje turusome uretse Gasogi United ikipe ya Kiyovu Sport ikiraniro ifite nacyo apel ati niko bimeze apel ifite ikirarane na Sport ikirarane niko bimeze Marine ifite ikirarane AS Kigali ifite ikirarane yahagaritse kwinata mu aterwa zifite ibirarane we rero reka dusome ibitekerezo by'abantu benshi cyane kabisa bagiye batandukanye yitwa Niyonzima Honeste ati bakurikiye nibereye hano hirya tubavandimwe bakunzi ba Kiyovu Sport ngunguru iri mu busa niyo yatubujije kumva neza aho igikombe cyagiye muze iyo ngunguru tuyipakire umuzigo utuma urusaku rwayo ruhagarara yitwa neza Professor Tindakunda cyane kabisa nimeza no gukamenya ati akomeza mugezaho amakuru neza cyane ati nitwa Suzana Chayisenga ati ndabakunda cyane kabisa
Prince ati mukomeza ngaho soye ati nitwa ibitekerezo byinshi cyane banditse ariko buriya kara kantu waramagije umutoza kandi tugakorana twese twari dutangiye gutunga gushyigikira ariko dutware igikombe cya shampiyona abifitemo uruhare no mu gutsinda ntabwo abafana bakitabira muri stade yarabeshye umufana wa siporo aba hari tuje ariko warebye umufana wa Rayon Sport n'ubu ngubu sigira amafoto ngaya do wabonye ingoma ziri kuvuga abafana yego wabonye iyi ni imweretse uzi imbere umufana wa Rayon Sport wabuzuye muri Kirispo mbere ryari ubu ngubu yitwaza umufana nyine ari kuvuga nyine ni urwitwazo umufana sigira kwita stade tuzuraje ntabwo ashakira ahandi ibyo ngo umufana ntawe rwose ibyo bintu by'amakenga buri umwe wese abafana barasabwa muri Saudi Arabia icyo gihe yari yagize ati nta muco uri cyane kabisa hanyuma reka tubibutse ko kugeza ubu ngubu muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 28 Kiyovu Sport ifite amanota 21 ikipe ya APR Football Club ikagira amanota 19 Gasogi United ifite amanota 18 hanyuma ikipe ya AS Kigali ikagira 17 Gorilla 17 Musanze 17 Polisi 17 Mukura 18 Bugesera ifite amanota 18 amakipe ari mu myanya ishobora kuba mibi cyane nk'aho ngo bavuze ngo shampiyona ihagaze yata amanuka mu cyiciro cya kabiri harimo ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Espoir na Kamagari na 15 ifite amanota 8 n'ibitego 8 hanyuma umwanya awanyuma ikipe ya Marine ifite amanota 5 bimeze muri rusange twareka twambuka hanyuma twinjire neza muri ekipe ya APR Football Club isa naho itari ikwitwara neza nayo uko bikwiye amakuru mfite nuko irimo ishaka nuko yagarura umwuka mwiza muri iyi ekipe kubera ko by'ukuri kureba izamu ibyo no kugira bakagira n'uruhande ureba ukabona ko amafaranga kubivuga nahitimagarwaga bagire batoza wungirije ati manager bamaze bati Kiyovu Sport ntacyo taratsindoza binyanduye umutoza niwe wamuzi nta wundi ngomba kubibaza wenda abafite wundi yisubiyeho kugeza mu magambo yatangaje kuri wowe cyose cyuraka umutoza hari ibyo ikorashiraga yashyiraga amakenga yasanije ikibazo gihari icyo bita match icyo gihe umutoza ngo ameze neza arakunguye abantu bose arabikora ahubwo icyo APR ibura ntabwo kivuga nagomba kongera muri ekipe reka dutegereze tuze kumenya ikizakorwa muri APR adina abanyamaze kugera muri FIFA nibyo tuzabikurikirana ku munsi w'ejo cyangwa ku byiciro bitandukanye byandika ariko umusozi asanzwe gushimira cyane ko cyane muri cyo kiganiro n'amasezerano y'akiri progress ntabwo cyo ari buze ko mu kijyanye na contract ariko byabyiza amakuru yasohoye yose match ariko urabona hariya y'abantu badashaka hanze twagiye twaganira n'abakemakuru tugenda tubatandukanye twari kumwe kugira ngo turutse birumvira bashobora kuba Ndayimana yasobanuye ngo twagiye operation nyine ndabasobanuye ko atangajwe nibwo atatunze agatoki muvukiye neza atangazishije umukino kuri contract yari afite ngo no ko atari ahubwo ngomba
sinigeze mutana yabaye umukozi wayezushije umukino yatangaza mbere ko miteta turushinya mu benshi rero ko ategereje neza kumenya n'abakunzi b'abafana n'abaterankunga umukino wagendetse nubwo ibyo nabivuze ariko ushavuye muri rusange benshi rero mu byabereye muri iyo nama harimo ko abaterankunga guturuka umugabane w'ahandi ureba ukabona ko bashimye cyane kubivuga bafite impantanya kipe gasogi n'abandi bose bafite igitekerezo cyo Kiyovu Sport nta kipe itaratsinda cyangwa ishinzwe gutanga ishinzwe kontrola imodoka zo mu muhanda ni sosiyete yo mu gihugu cy'Ubudage twa AAS hanyuma hakabamo na sosiyete ishinzwe ibijyanye n'imyenda y'abakuze ni sosiyete rero nayo ikorera hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi ni sosiyete ebyiri rero amakuru mfite ngo nuko zishobora kuba zaramaze kumvikana na ekipe ya Lyon Sport ku bijyanye nuko bakorana ku bijyanye n'imikoranire ku bijyanye n'uburyo bwo kuba bahita batangira gukorana amasezerano ateye ate nibyo rero tugomba kuza kubagezaho birumvikana kugira ngo umuntu ageze kuba ahereza amakuru yuzuye muri rusange mbere uko rero ninjira neza muri ayo masezerano yamaze kuba yajya hanze reka nkwibutse ko ubu ngubu muri Rayon Sport hari kuvugamo ibintu byinshi bitandukanye murabyibuka neza umukino uherutse ubahuza n'ikipe ya Etoile de l'Est bakanayitsinda umusifuzi wo hagati umusifuzi wa kane yakoze amabara nkayo Salima Mukansanga aherutse gukorera hariya mu gihugu cya Qatar mu mikino y'igikombe cy'isi aza gukora amabara rero aza gusimbuza abakinnyi barenze ni ibintu byabaye abantu benshi baravuga bati ese ni ikosa ry'umusifuzi cyangwa se yaba abikoze nkana byose rero birumvikana abantu benshi bagiye bibaza niba koko byaba ari kubikora nkana cyangwa se ari ibintu byaba byateguwe amakuru mfite ngo nuko umusifuzi ari amakosa yakoze nkuko nabo bagiye babyiyemerera bavuga ko ari erreur technique yabayeho ariko atari ibintu byakozwe nkana ni ibintu nazo mbona ku mbuga nkoranyambaga amagurupe atandukanye harimo na Ruhago yacu Sport bagenda babiganiraho cyane bavuga ati ese ni gute umusifuzi nk'uyu nguyu asifura akagera naho yibagirwa akaba yakora substitutions zirenze cyangwa se akaba yasimbuza abakinnyi barenze ni nabonye babyise sakirirego ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibivugaho ko bishatse birumvikana buriya kuko Rayon Sport ni ekipe nkuru ni ekipe ifite umufana ni ekipe ifite icyo nakwita izina muri rusange ubwo rero abantu bakavuga bati kuba wenda byavugwa cyangwa se kuba byakwitwaho cyane bikagera naho abantu babigira ibintu byahatari byacitse birumvikana biba bifite ishingiro kuri rero n'ibitekerezo ndabona ibitekerezo byinshi by'abantu rwose bagenda babigarukaho muri rusange bagaruka kuri icyo kintu abandi nabo bagaruka kuri abo baterankunga nabonye rwose abashobora gufasha ikipe ya Rayon Sport gukora byinshi birenze ibyo yakoze mu myaka yashize ndetse bamwe bakaba batangiye gutekereza ya matsinda yahozemo ko
yahozemo ko ishobora kuba rwose yakongera kuba yakora iyo bwabaga ikaba asubiramo. ndabona yitwa Mwizerwa Dieudonné ati ndabakurikira cyane nibereye hano i Nyagatare ati mu by'ukuri ati ekipe ya Rayon Sport na ekipe yacu ati itugomba kuza atwara shampiyona uyu mwaka turi determine ati nitwa Dr Pierre ati ese kuki mutumva ko amakosa ashobora kubaho? niba harabayeho amakosa ntimukajye mubikuririza n'ibintu bishobora kubaho mu buzima. arakoze cyane Dr. natwe ntabwo twavuze ko bidashobora kubaho, twatanze inkuru. ndabona abantu benshi bagenda bandika ibintu byinshi bitandukanye. yitwa Jedeo Mukampenge ati mbakurikiye n'inshekeke basore ati ndumva ibyo muri Rayon Sport bigenda biryoha gake gake. kuri ubu rero ndabona ni hatari kabisa, ndabona bitoroshye rero muri Kiyovu Sport naho rero mbere ko ninjira neza muri contract cyangwa se muri ayo masezerano equipe ya Rayon Sport ishobora kuba igiye kugirana na ziriya societe ebyiri zikomeye cyane hariya ku mugabane w'Uburaya. reka nkwibutse ko muri equipe ya Kiyovu Sport zabyaye amahari cyangwa se zatangiye kubyara amahari. perezida w'equipe ya Kiyovu Sport yitwa Mvukihe Juvenal ku munsi w'ejo agira ngo nibwo naberetse ifoto afashe ibintu by'ibifaranga ukuntu abantu benshi batangiye kubyibaza hataye amafaranga. ariko ayo mafaranga ni hatari abantu benshi batangiye kuvuga bati ashobora kuba harimo izindi kata, harimo ibindi bintu ibyo ari byo byose, ariko ntabwo byaba byoroshye uko byagenda kose. ati bimeze bite rero n'amakuru mu by'ukuri abantu benshi bagiye bayafata uko bashatse cyangwa se bayatanga mu buryo bishakiye, kubera ko buri wese buriya agira interpretation y'inkuru ye abitewe n'icyo ashaka kugaragaza ndetse n'ubumenyi afite mu bijyanye no kwandika. ati burya ngo ahacumba umwotsi haba hari n'umuriro. wo muri Kiyovu Sport watangiye gutunguka mu kirere kwa 27 Ugushyingo 2022, umunsi ekipe yatsinzwemo na Gasogi United ibitego bigera kuri 3-1. n'umunsi washaririye abayovu kuva kubo hasi bamwe bisiga amarangi kugera ku bushorishori bwayo ku ntebe yicaweho na Mvukiyehe Juvenal. uyu mugabo umukino ukirangira yahise abwira itangazamakuru ko atishimiye uburyo umutoza we Andre Londet yitwaye ndetse ko agomba kumuhagarika akanahabwa ibihano, ariko yaje kwisubiraho avuga ko yabikoreshejwe n'umushinya. uburakari bwo gutsindwa na Gasogi United bwanageze kuri visi perezida wa Kiyovu Sport bamwita Ndorimana Jean-François Regis uzwi nka General. nawe ntiyariye indimi mu kwerekana ko atanyuzwe nuko ekipe ye imaze kwitwara. yavuze ko ibitumvikana uburyo ekipe nka Kiyovu Sport itsindwa na Gasogi United mu buryo benshi bashidikanyijeho ndetse bamwe bagatunga agatoki amanyanga ashobora kuba yarabaye bakabihuza no ku mukino waba waragurishijwe nubwo nta gihamya. reka nongere kandi mbere y'umukino kuwa mbere tariki ya 26 Ugushyingo 2022 komite ya Kiyovu Sport yaganiriye n'umutoza Andre Londet nyuma y'imyitozo ya nyuma baganira kubikwiye kunozwa. bumvikanye ko mu bakinnyi bazifashishwa mu izamu habanzwamo Nzeye Rwanda Jihad wari umaze icyumweru yitoza kandi aheruka no kwitwara neza mu
mikino yari amaze iminsi akina. Abagize komite bifuzaga ko na rutahizamu Elisa Sekisambu ukomoka muri Uganda yabanza mu kibuga agafatanya na mugenzi Bienveni ufatwa nka shushu w'abayovu, kuko bizeraga ko bahesha insinzi kuri Gasogi United. Aganira n'ibinyamakuru bitandukanye harimo n'ikinyamakuru cyacu, Ndorimana yavuze ko komite yatunguwe no kubona impinduka umutoza yakoze habura iminota mike ngo umukino utangire. Impinduka zitandukanye nibyo bari bumvikanye, nibyo byatumye abantu bibaza byinshi. Ibyo bari bumvikanye mu myitozo abitera umugongo. Icyo gihe byamwanze mu nda ahitamo guhamagara perezida we Mvukiyehe, ntiyitaba telefone ngendanwa. Yaje kwinjira muri stade ya Kigali, igitego cya mbere cya Gasogi United cyamaze kwinjira. Yagize ati mbere y'umukino namuhamagaye inshuro 9 kuri telefone ngendanwa atayitaba, nshaka kumubaza uburyo umutoza abanza mu izamu Kimenyi Yves utarakoze imyitozo ya nyuma asiga Nzeye Rwanda Jihad wakoze imyitozo icyumweru cyose kandi amaze iminsi yitwara neza, gusa nta gisubizo nabonye. Inama yakozwe ku wa mbere kuri stade ya Kigali dukurikiye imyitozo. Nyuma y'imyitozo perezida yavuganye n'abakinnyi n'umutoza Rondette yemeza ko umwuka umeze neza mu ikipe nta kibazo. Icyo gihe Kimenyi ntiyari mu myitozo ya nyuma, nayo mpamvu nk'umuyobozi twafashe icyemezo cy'uko yabanza ku ntebe y'abasimbura. Yongeyeho ko bumvikanye ko na rutahizamu Elisa Sekisambu agomba kubanza mu kibuga agatahana izamu na mugenzi Bienveni umaze iminsi yitwara neza. Ati twumvikanye ko ubusatirizi buri buhe akazi gakomeye Gasogi United, twabiganirije n'umutoza arabyemera, ariko siko byagenze, ahubwo Sekisambu twatunguwe no kumubona ku ntebe y'abasimbura. Kuva icyo gihe umutoza ntaratubwira impamvu yakoze impinduka, kuko avugana na perezida gusa niwe agenda ahereza raporo. Ndorimana utishimiye uko ikipe iyobowe atangaza ko perezida Mvukiyehe afata imyanzuro nta muntu agishije inama. Ati Juvenali yaje asanga ikipe itari ahantu heza, ayishyira no ku rwego rushimishije, ariko ibyo ari gukora ari kwivangira. Nta muntu wifuza kumubyiga muri Kiyovu Sport, nta n'utifuza ko yayiyobora kuko ayiyoboye neza, ariko nanone hari imitima y'abantu ibabaye kubera imyitwarire ye. Uyu munsi ati nagiye ndegura nagarutse Murama imigabane 51%, yamusabye gushikama agahitamo akuyobora ikipe cyangwa akayireka akagenda igahabwa abandi. Ati uyu munsi umva avuze ngo ibi bintu ndabirambiwe, Kiyovu Sport ndashaka kuyivamo. Ejo ukumva yagarutse. Nahitamo nahitamo kimwe, niba yifuza kuguma muri ikipe nayigumemo atuze tuyiyoborere hamwe nka komite, cyangwa agende ayisigire abashaka kuyiyobora. Ndorimana nka vice perezida w'ikipe yo kumumena yatangaje ko Kiyovu Sport itabura kwibaho ntabi na gatoya. Yunzemo ati Kiyovu Sport imaze igihe kinini iriho, kuba yaraje akayishyira mu bihe byiza ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Igikombe twaragitwaye cya Made in Rwanda, ariko twigeze gutwara n'ikindi cy'inzitiramubu, ariko nta shampiyona turabona, nta gikombe cy'amahoro turatwara. Ndorimana yemera ko ikipe ikina neza ifite abakinnyi beza, ariko itakaza imikino mu buryo budakwiye. Kuri we
asobanura ko ibi ari nabyo byamuteye kuvugana uburakari nyuma y'umukino wa Gasogi United. Ati twese twari dutangiye kumushyigikira ngo dutware igikombe cya shampiyona, nge nta kindi cyanzanye muri Kiyovu Sport. nagiraga ngo ndebe ko twagitwara, naje nje gushyigikira umuntu nabonaga ari mu murongo mwiza tukagitwarana, ariko ntungurwa no kubona aho mbigereyemo ibintu byose bihindutse. Ibyo nabonye sibyo nabonaga mbere ndi hanze yayo, ariko bikomeje nk'uko bimeze. Kiyovu gutwara igikombe cya shampiyona byaba ari inzozi. Mvukiyehe weruka gutangaza ko azegura ku buyobozi bwa Kiyovu mbere y'uko umwaka urangira, yashimangiye ko yaba akiri mu ikipe cyangwa yayivuyemo izegukana igikombe cya shampiyona. Kuri Ndorimana we avuga ko bigoye kuko nta mucyo uri mu ikipe ku buryo byatuma igera ku ntego zayo. Ati ibintu byose ntiwabikora uri wenyine ngo ubishobore. Yahagaritse umutoza w'ikipe atatubwiye, anamugarura atatumenyesheje. Ibintu byose bimuri ku mutwe, nta muntu abaza, ntawe agisha inama. Mu by'ukuri akora ibyo ashaka byose. Niyo mpamvu yageze mu rwego rwo kumva ko Kiyovu yaba iye kuko abona abikora abantu bakamwihorera, ariko ntabwo byashoboka, ntabwo byamukundira. Icyatumye Ndorimana yijundika perezida we Mvukiyehe Juvenal nyuma y'umukino wa Gasogi United. Ni operasiyo ndende. Nyuma y'umukino wa Gasogi United, Ndorimana yumvikanye avuga ko atemera uko ikipe ye yapanzwe, asa n'ushaka gutunga agatoki perezida Mvukiyehe Juvenal. Yavuze ko Mvukiyehe ari we warambagije umutoza kandi bakorana umunsi ku wundi. Ati sinamutunze urutoki 100%, ariko niwe numvaga ko abifitemo uruhare kuko twapanze ibintu nge nawe nka vice perezida we nawe komite turi stade, ariko ntibyakurikijwe. Mbere y'uko ikipe ijya mu kibuga naramuhamagaye kandi nahamagarwaga n'umutoza wungirije na team manager, bamaze bati ibintu twapanze ejo ko umutoza bihinduye. Umutoza niwe wamuzanye, nta wundi ngomba kubibaza ni perezida. Icyakora Ndorimana yisubiyeho ku magambo yatangaje nyuma yo gutsindwa na Gasogi United, ashimangira ko hari ibyo atashiraga amakenga byasanishijwe no kuba umukino wagurishijwe, icyo bita match fixing. Icyo gihe yari yagize ati abantu barakubwira ngo Brussels barakize, sinzi ikindi kibyihishe inyuma. Nge nibwo nkiza mu buyobozi bwa Kiyovu Sport, ariko ni byavugwaga mbere y'uko nza, ariko sinakwemera kuba muri uyu mwanda biramutse bihari ikoko. Ntabwo turi insina ngufi kuri Gasogi, hari ibintu byinshi bibera mu mupira wacu. Ntabwo Kiyovu ari ikipe yo gutsindwa na Gasogi. Ndi muri bamwe bemeza ko ari match fixing. Hari byinshi twaganiriye mu nama mbere y'umukino, ariko nta na kimwe cyakurikijwe. Aganira n'ikinyamakuru twari kumwe hariya kuri stade, birumvikana Ndorimana yasobanuye, ubwo twari dukora iyo operasiyo nyine, Ndorimana yasobanuye ko atatunze agatoki Mvukiyehe ko yagurishije umukino, ahubwo yari afite uburakari. Ati sinigeze mutunga urutoki ngo mvuge ko kugurisha umukino ari iby'100%. Nari mfite umujinya kandi mvuga ko nemeranywa na bamwe mu bafana bemeza ko uyu mukino wari wagurishijwe. Nubwo ibyo nabivuze, ariko
byavugiwe mu bafana ba betinze Burayi n'abandi bari bazi uko umukino uri burangire. Hari n'uruhande ureba ukabona ko abafana kubivuga bafite impamvu. Ekipe Gasogi United imaze imyaka 3 itsinda ikipe Kiyovu Sport. Nta kipe itaratsinda mu myaka 3 ishize. Iza gutsindwa na Gasogi gute se? Ntibishoboka. Kiyovu Sport ni iya kabiri kugeza ubu rero, ni iya kabiri ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 21. Izasubira mu kibuga ihura na AS do Kigali ni kuri wa gatandatu. Mu Kiyovu izakina Kiyovu na AS Kigali. Ndi kubona abantu baranditse ngo tariki ngo ya gatatu, ngo ni kwa gatatu. Aba turi kubyumberanya kabisa. Ko rero iyo operation ni gukimeze. Operation iteye ubwoba. Hanyuma rero Sport rero twigarukiye neza ku bijyanye n'amasezerano yabo nuko n'amasezerano nyine akiri in progress. Aracyari in progress. Ninavuze ko ndibuze ko bakubita ikijyanye na pre-contract, ariko byabyiza amakuru nyasohoye yose yuzuye. Nasohora yose yuzuye kuko urabona hari gishobora gusora pre-contract y'abantu badashaka ijya hanze. Namukunye twajya twinjira mu bwino gake gake atugenda tuyakurura uko ameze kugira ngo abantu nyine wenda abashobora kuba batarabashije kumenya ibyabereye mu nama cyangwa se ibyatangajwe babe bagira notion kuri ibyo bintu. Ntabwo rero ndibuze guta ntangaza ibyo ndi kumva kuri pre-contract cyane ko bishobora no kuba atari byo, ahubwo ngomba gutegereza bwana retired Uwayezu Jean Fidel akagira ibyo atangaza mbere yuko mbitereka hanze. N'abasezerano ni ibintu bigenda bivuga ku muhanda nyine ko ishobora kubigiye gukorana n'abaterankunga Umudage ndetse n'Umunya-Switzerland, Umuswisi ushinzwe kwambika imyenda abantu bakuze, ndetse n'Umudage company yitwa AAS ishinzwe gukontorora imodoka zigendera mu muhanda. Bwo ndabashimiye cyane, nshimiye abantu mwese mwadukurikiranye, nshimiye abantu bose bakoze subscribe, nshimire n'abandi bose bafite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa se ejo. Umufaransa yaravuze ngo c'était un acte de noblesse. Nitwa Jazo, rero dukomeze tubane.